Ninawasalimia wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ndabasuhuje abakunda masomo yanjye y'Igiswahili. Tunaendelea na somo liki. Tunakomeje ni somo liki. Somo la leo ni wakati uliopita. Wakati uliopita ni impitagihe, mbese igaragaza ibikorwa by'igihe cyashize cya kera. Anagejeje kubisobanura mu magambo mvuga ni wakati uliopita kurejelea kitendo kilichofanyika muda mrefu uliopita. Ni kuvuga wakati uliopita yerekana igikorwa cyakozwe mu gihe cyashize cya kera. Tugiye kureba urugero rw'inshinga tuyishyire muri wakati uliopita, mukurikire tulisoza somo mwamenye kuyikora twagiye. Mfano kushinda. Urugero inshinga gutsinda, kushinda. Nababwiye ko iyi ku ari ijambo rigaragaza yuko inshinga iri mu mbundo, hanyuma shinda iri akaba ari igicumbi cy'inshinga yacu, mbese igice kidahinduka. Hali yakinishi, kuvuga indango yemeza. Aha tuba turimo gukoresha tugerageza gukora inshinga yacu ariko mu buryo bwemeza, niko nari nabasobanuriye mu isomo ryatambutse kuri wakati uliopo. Mimi nilishinda, nge naratsinze. Wewe ulishinda, wowe waratsinze. Yeye alishinda, alishinda. We yaratsinze. Sisi tulishinda, twe twaratsinze. Nyinyi mlishinda, mwe mwaratsinze. Wao walishinda, obo baratsinze. Ndibutse ko wakati uliopita igira kiambishi cha wakati aricyo twabonye ko ari akajambo karanga igihe, ariko li. Naka hejuru aha ndagiye nagacaho umurongo muri iki gice cyose li, tukamanuka hose kagere cyo murongo. Sasa tuendelee na mifano ya sentence. Tukomeze n'ingero z'interuro. Amina alishinda mtihani. Amina yatsinze ikizamini. Yeye alitufundisha Kiingereza. We yatwigishije Icyongereza. Wapenzi wa masomo yangu, hapa ndipo ninamalizia somo la leo. Bakunzi b'amasomo yanjye, aha niho nsoreje isomo y'umunsi. Ndibutse gukora subscribe, like, share na comment, mwamudushyigikiye cyane iyo mukoze ibyo. Asante sana, kwaheri, Mungu awalinde.